n'abafana barabizi ikipe yabo ni APR FC, ikipe yabo si Mamadou FC, si Seydou Daouda FC. Abayobozi bafite inshingano zo gutekereza APR ibiyiteza imbere, kuyikiza ibiyisubiza inyuma. Ntabwo ntekereza ko Brigade ya General de wagiye gusinya itangazo atabanje gukonsulta abakuru bamukuriye muri ikipe high command y'ingabo. Mukanya gato mu masaha ya saa 4 nibwo twabonye itangazo binyuze kuri social media zayo, yaba X yaba Instagram, ashyiraho itangazo rigenewe abanyamakuru ibihano by'imyitwarire mibi ku bakinnyi bayo. Niyo mpamvu kuri iyi saha ya saa 5:34 ariho tujye kubanza guhera nyuma y'ibyavuzwe byabereye mu Misiri, yaba ku bakinnyi nka Mamadou Daouda Yusuf, abakinnyi babiri basohotse bakava mu iherero wa APR bakaza kugaruka bitinze, bigatuma bataranifashijwe ku mukino wa APR na Pyramid, umukino wo kwishyira wa CAF Champions League. None kirakabaye nyuma y'iminsi, bamwe bavuga bati yaba barahanwe twari kuba twarabibonye, yaba barasohotse video twari kuba twarazibonye, iyaba hari icyo twari kuba twarabonye. Ejo twahoze tunibaza tuti kuki tutabona official update nk'ikipe nka APR nka institution ku mbuga zayo igira ikiraho clarification, igira uko ibisobanura ku kibazo cyabaye ndetse nuko babikemuye. Ibyo rero babitegereje babishyiraho uyu munsi kwa gatanu nk'itangazo rirerire mu ndimi ebyiri, yaba ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, bahitamo gutanga umucyo ku bibazo ndetse n'ibihano bafatiye aba bakinnyi. Rore impaka zacitse, ubu ngubu ntabwo hazongera kubaho impaka z'uko abakinnyi basohotse cyangwa batasohotse. Ekipe ya APR FC urebye ibiri mu itangazo tugiye gusoma birabigira clair. Amakuru zandana avuga ko muri raporo y'umutoza ivuga ko yabuze abakinnyi amasaha 3:45, hafi amasaha 4. Ntabwo ari ikintu rero kikirimo deba wende hambaye cyane. So iri tangazo rero ekipe ya APR FC yashyize hanze, nuba magnifique yatwereka nk'amafoto y'abo bakinnyi kugira ngo abo bombi yaba uyu munya Mauritania Mamadou Rutahizamu ndetse n'uyu munyagana witwa Seydou Daouda Yusuf. Tuvuga abantu bana bareba hari n'abatabazi babamenye. Ni tangazo rigizwe n'ibika 5 n'ibika 4. Ni tangazo rivuga ngo itangazo rigenewe itangaza makuru, ibihano by'imyitwarire mibi, ibihano by'imyitwarire mibi. Ubuyobozi bwa APR Football Club bwifuje gusobanurira abo bireba, cyane cyane abafana n'abakunzi bacu bakadasohoka, ibyerekeye ikibazo cy'imyitwarire idakwiye cyagaragaye i Cairo mu Misiri mu mukino wa CAF Champions League wahuje APR FC na Pyramid FC. Mu gihe cyo kwitegura uwo mukino, abakinnyi babiri si Mamadou na Daouda Yusuf basuzuguye nkana amabwiriza n'amategeko yari yatanzwe n'umutoza mukuru hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe. Iyo myitwarire mibi bagaragaje yagize ingaruka mbi ku musaruro w'ikipe no gushyira hamwe bisanzwe bituranga. Nyuma yo kubiganiraho imbere mu ikipe, hakanakurikizwa amategeko agenga imyitwarire y'ikipe ndetse n'amasezerano y'abakinnyi, ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika abo bakinnyi bombi mu gihe cy'iminsi 30. Icyo gihano kizatanga umwanya wo gukora iperereza ryigenga kandi ryimbitse mbere y'uko ubuyobozi bufata izindi ngamba. APR FC izakomeza guhagarara no gushyira imbere ubunyamwuga, imyitwarire myiza no kubahana mu ikipe. Nta muntu numwe uri hejuru y'indangagaciro zituranga, kandi buri mukinnyi asabwa kubahiriza amahame y'ubudahemuka, gukorera hamwe n'imyitwarire myiza byaranze APR FC kuva kera. Ubuyobozi bukaboboneyeho umwanya wo gushimira abafana ba APR FC, abafatanyabikorwa n'abandi bose bafite aho bahurira n'ikipe kubw'umutahe wabo n'ubufatanye bukomeje kuturanga
bakomeje kutugaragariza mu gihe dukomeje kwita ku myitwarire ubumwe n'iterambere ry'ikipe yacu. Deo Rusanganwa Brigadier General Chairman APRFC itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2025 Kigali Rwanda. Ngiri gitangazo APRFC yasohoye muri iki gitondo ubw'ikiganiro ubwo twe twari dutangiye ikiganiro. Iri tangazo ryagiye hanze rinyuze ku mbuga zose za APRFC hashize isaha. Iri tangazo rigiye hanze ni isaha n'iminota kuko ryahagiye ku isaha 4:09 nibwo iri tangazo ryagiye ku rubuga rwa X na Instagram. Turaribona ngibyo rero. APRFC ejo nibwo Karenze ejo nibwo twavugaga ko kuba umukinnyi Seydou Daouda Youssif yarakoze imyitozo ya mbere ubwo ekipe yagarukaga mu gihe mugenzi we Madusi yari ku kazi k'ikipe y'igihugu ya Mauritanie les Mourabitoune. Bisobanuye ko ahari nta gisa no kubashyira ku ruhande cyangwa se kubahana byo kubakura muri ekipe biri buze kubaho. Ahari hashobora kuba ibihano bijyanye n'ubukungu, abakinnyi bashobora gucibwa amafaranga ariko akaguma mu myitozo. Ariko abakinnyi kuri uyu wa gatanu bahagaritswe ku mikino n'imyitozo rusange. Ntabwo yemerewe guhura na bagenzi babo mu gihe cy'iminsi 30, kandi uwo ni umwanya mwiza wo gukora iperereza ryigenga. Birashoboka ko nyuma y'iminsi 30 ibimenyetso bizagaragara bizatuma APRFC itandukana n'abakinnyi bya burundu. Ni nayo makuru update zihari bivuga ko iyi minsi 30 bazaba bari kureba ngo icyo amategeko ateganya hagati y'ubuyobozi n'abakinnyi watandukanye mu mahoro. Uyu si wa mubano ugana ku butane kare iyo babirukana ahubwo bakagendera rimwe kugira ngo birangire bive no mu nzira kuko kuko minsi 30 umukinnyi azagaruka ameze ate mu mutwe utarakoraga imyitozo Daouda ejo yatangiye imyitozo ari mu myitozo n'abandi. Oya kandi wumvise Lorenzo avuga ko ntaho bazongera guhurira n'abandi bakinnyi. Oya guhera iri tangazo rigiye hanze ubwo guhera uyu munsi nta myitozo na bagenzi babo, nta mukino bazakina. Imyitozo yo kuri apartment aho bakorera no kujya gukorana na bigo by'abantu bakoresha imyitozo bisanzwe na gym ya club bemeze gutya ntabwo bayemerewe. Hakintu na kimwe cyo muri club bawemerewe iyo hanwe igihano kimeze gutya. So ibi rero Karenzi biragaragaza ko ibyo babashinja sobanurira neza. Iminsi 30 ni y'agateganyo ni ya burundu. Babahanisha iminsi ni igihano cyangwa ni mu gihe hagikorwa iperereza. Itangazo titire ivuga guhanwa. Itangazo iravuga ngo yanasomye neza ibihano by'imyitwarire mibi ni ibihano. Ariko ntabwo ari byo bya nyuma. Ariko baravuga ko igihano kizatanga umwanya wo guperereza kugira ngo hazafatwe izindi ngamba bagendeye kuva mu iperereza. Bivuze ngo igihano initial gitangiye iminsi 30. Bivuze ngo icyaha kirabahama. Ntabwo hano umukinnyi iminsi 30 kitamuhama. Ariko bakeneye ibimenyetso bifatika n'umwanya ahari wo konsulta abanyamategeko bapeze bareba izindi ngamba zafatwa. Ubundi urebye mu buryo butaziguye bagiye gushaka loopholes ibyuho bakoresha biri mu masezerano kugira ngo abakinnyi birukanwe bave muri equipe. Nicyo bisobanuye kuko ntabwo ikijyana aricyo cyanyuma. Sibyo ikibaye ari iki cyaba cyoroshye cyane mateka ya APRFC. Oya ntabwo aricyo cyanyuma. Yaba aricyo cyanyuma akaba yavuga ko aricyo gihano kuvuga ko iminsi bagiye kwikoresha mu iperereza rindi rira profondi yimbitse. Ntabwo ibaka bivuze yaba aribyo byanyuma. Abakinnyi APR nibona uburyo bwo kubirukana mu bikubiye masezerano bagakoresha ibimenyetso by'imyitwarire mibi ikabije, bakabona ibimenyetso byabyo bifatika birenze wenda ku byo bafite, bazirukanwa burundu. Na za ndani nicyo zivuga. Za ndani zivuga ko abakinnyi bakinnye imikino yabo ya nyuma muri APR. Ngo umukino wa nyuma abakinnyi bakinnye muri APR ni match ya Pyramide i Kigali. Bamaze gukina imikino ya nyuma muri APR. Toza yatanze raporo ivuga ko ngo abakinnyi yababuze amasaha 3:45 hafi amasaha. Bitandukanye n'ibyo bambwiye bari mu Misiri. Umunyamakuru umwe mu bariyo yambwira ko bivuga ko ngo babuze isaha
ariko umutoza avuga ko yabuze amasaha 3:45 hafi amasaha Mvura igihe kirekire. amasaha ni bundi hafi amasaha 4 igihe kirekire cyane igihari abakinnyi ni abaperi siko bimeze niyo izi akamaro bafitiye ikipe urwego bayikeneyeho cyangwa batayikeneye itabakeneyeho sibyo niba barakoze discipline zitihanganirwa bikaba bifite ibimenyetso tutitaye ko ku ruhande rw'abakinnyi batari byo bavuga keretse iyo badushyiriramo ko abakinnyi babyemera hari birimo nta side y'abakinnyi twabonye ntabwo nta kintu kivuga ko nta ruhande rw'abakinnyi uruhande rurimo rw'abakinnyi ntarwo twabonye uruhande rw'umutoza n'ubuyobozi bwa PL siko bimeze sibyo rore iyi ntabwo ari raporo oya kuno kwanonse kare nyine iri ni itangazo ry'ikipe iri ni itangazo ryo guhana oya ntabwo ari raporo itangazo ryo guhana cyangwa ngo abakinnyi ngo bavuga ko umutoza wavuga no ariko n'iki umutoza baramutse bemera icyaha haba harimo kuvuga ngo n'iki umutoza avuga nacyo ntikirimo kandi avuga ko yabubuze amasaha ntabwo biri muri iri tangazo izo ni za ndani ni ibyawe iri ni itangazo ryo guhana ntabwo avuga ngo iyi side ivuga ibi iyi side ivuga ibi barabahanira imyitwarire mibi yabaranze icyo ndimo gusobanurira ni uko iryo tangazo ni iry'ubuyobozi bwa APRFC siko bimeze uruhande rw'abakinnyi duhereye kuri verisiyo ya Rikari bahakana bivuye inyuma ko bakoze ikosa iryo ryo ryose usibye gutumiza ibyo batumije kandi bakaba baranabyakiriye imbere mu kigo cya amwe mu makosa rero naguciye mu ijambo abakinnyi baryozwa kandi naryo ngo riri lourde rikomeye ni ugukora amakosa bakajya kwitabaza itangazamakuru message Mamadusi bavuga ko yandikiranye na Rikari iri mu bintu bituma aya makosa nta na kimwe gishobora kwihanganirwa of course icyo kandi ngo bibahamye iyo yo si inkuru bibahamye kuba byonyine mwarandikiye umunyamakuru mwigaragaza nkaho murengana wari gushinja APR ko ibarenganya bibahamye there is no way mushobora kuba muri club none se no gutanga ngo urugero ngo ni intangamarara no kubandi urumva umunsi APR guketse ikintu niba uzi ko wagikoze genda usaba imbabazi uciye bugufi wijya mu itangazamakuru ngo ujye gusaba ubuvugizi no kugaragaza uruhande rwawe kipe ya APR no kwibaho ntabwo ukeneye umukinnyi ujya kwirwanaho mu itangazamakuru ibi twaribonye ejo bundi ni inshuro ya kabiri kwanza Mamadusi ejo bundi batamujyana muri Tanzania burya ejo bundi igihe atajya muri Sekafa nabwo ngo yagomba guceceka karumagihwa yagomba kugaragaza ko ari ikibazo gituma atarahamagawe yagombaga guceceka ekipe igakora ibintu byayo igihe akenewe agakoreshwa igihe adakenewe ntakoreshwa ibyo rero ni ibintu bikomeye karenzi muri APR ikeneye kandi ikintu arakanwa ruvuze ngo iyo nizi niba keneye APR ikeneye abakinnyi ndetse cyane ariko bavuze mu ngingo hari ingingo bavuzemo ko nta mukinnyi uri hejuru y'amategeko y'ikipe bivuze uko waba uri ingenzi kose nta mukinnyi uruta ikipe iyo bari ngombwa kwaguhana baragupinisa rwose umva nkubwire Lorenzo amategeko y'akazi lebalo isanzwe yemera ko umukozi ashobora guhagarikwa iminsi 30 mu gihe hagikorwaho iperereza sibyo iminsi 30 yirangiye bagasanga nta kosa uri umwere uhemberwa ya minsi 30 ugasubira mu kazi ni itegeko niko rimeze kugira ngo APR irimo irakora ibinyuranyije n'amategeko niko rimeze irakora ibiri mu murongo w'itegeko kugeza ubu rero sibyo kugeza ubu ntabwo abakinnyi barahamwa n'icyaha baracyarabere iyo baba bahamwa n'icyaha APR gufata imyanzuro ariko niba ifashe iminsi 30 yo kujya kubakoraho iperereza urumva bisobanuye ko karenzi itangazo riratomoye itangazo ryemeza ko abakinnyi bahamwa n'icyaha reka mbigusomere mu gika cya kabiri uretse gato banza unyumve ibyo uvuga ndimo ndabyumvira iryo ni itangazo ry'ikipe ya itangazo ry'ikipe ya nta suspense twe rero turimo turasesengura barimo baravuga ngo mu gihe cyo kwitegura uwo mukino abakinnyi babiri Mamadusi na Dauda Yusuf basuzuguye navuga ngo bakekwaho basuzuguye nkana amabwiriza n'amategeko yari yatanzwe n'umutoza mukuru hamwe n'ubuyobozi bw'ikipe
iyo myitwarire mibi bagaragaje yagize usibye no kuba barabikoze Babikoze baremeza ko iyo babishaka. myitwarire yagize n'ingaruka ku myitwarire y'ikipe mu mukino Baratsinzwe. ntabwo barimo kuvuga ngo turabakekaho bityo mu gihe tugikora iperereza tuzatanga imyanzuro no abakinnyi bakoze ibi bitugiraho izi ngaruka bityo turabahagaritse itangazo riratomoye ariko iyi minsi 30 rore ntabwo ubonamo ko bagomba no kureba kuri side y'abakinnyi bakumva nabo verisiyo iminsi yabo 30 niyo gukorana n'abanyamategeko na consultation y'urwego rukuru rushinzwe APR Minisiteri y'Ingabo kureba niba biri flexible mu bijyanye n'amafaranga ibijyanye no gutandukana n'abakinnyi niba nta backfire azamo y'ibihano cyangwa se niba n'ibijyanye n'imari bitabagonga urumva ngicyo ntekereza kuko ikipe iravuga mu buryo butomoye ko abakinnyi bakoze amakosa nta gukeka nta suspense irimo sibyo nta suspense irimo therefore ibyo babaketseho barabibahamije ikipe ifite evidence iyi minsi 30 bise ngo niyo gukora iperereza ryigenga kandi ryimbitse ngo batangaze ingamba nge ntekereza ko iyi ari iminsi yo kuvugana n'abanyamategeko na Minisiteri ya Siporo kureba flexibilité financière kureba ibishoboka byaborohereza gutandukana n'abakinnyi kuko iri tangazo byashoboka apere ntabwo inaniwe kuvuga ngo bakekwaho ibi mu gihe tukibikoraho iperereza tubaye tubahagaritse by'agateganyo hagari by'agateganyo ni igihano cy'iminsi 30 ibindi bikazamenyekana nyuma y'iyo minsi 30 nyuma y'ukwezi bivuze ngo tariki 10 z'ukwezi kwa 11 nibwo iminsi 30 ubwo izaba yuzuye irangiye ariko tariki 10 yego ukwezi kwa 10 kugira iminsi 31 bivuze ngo yaba ari tariki 9 z'ukwezi kwa 11 sinumva ibintu urimo unsobanurira kubera ko birumvikana APR yavuze ko bakoze amakosa bakoze ibyaha sibyo ariko icyo utarimo wumva APR iracyajya mu iperereza ntago APR yirukanye abakinnyi bayo yabahagaritse by'agateganyo ikomeza iperereza ntabwo yahagaritse by'agateganyo cyo ntabwo turi bucyumvikana yabahanishije iminsi 30 agateganyo iminsi 30 ni iri mu masezerano yabo iminsi 30 ni ishiri igihano kizakirangiye nyine hashoka ibintu bibiri bazasubira mu kazi hashoka ibintu bibiri iminsi 30 nirangira iperereza bavuze ubwabyo gukora ntacyo ryafashe bagasanga nta kintu cyane bazasubira mu kazi ntabwo baperere kuvuga ngo tubahagaritse iby'agateganyo kandi nangize ishyiremo ngo iminsi 30 deje ushyizemo iminsi 30 ubu bahagaritse by'agateganyo kuko amasezerano yabo ntagasigaje iminsi 30 sibyo bahagaritswe by'agateganyo iminsi 30 babyanditse yaba ari totoloji kwaba ari ugusubira mu magambo twabaza ubuyobozi bwa APR mu magambo ariko nawe rero nagikise ntabwo twabahamagara twabaza to make it clear kandi reko mfite nimero ya ajye umuvugizi wa APR ni twahamagarande Tony nese umuvugizi w'ikipe n'umuvugizi w'abafana ntavugira ha uw'ikipe abyanga ariko nagerageje urumva igihari ni kimwe bahagaritswe by'agateganyo bagiye gukomeza iperereza kandi tutegereza ikiperereza rizakora siko bimeze kuko ntekereza ko ni nabyo nejo twibazaga ubwo itangazo risohotse ubwo tumenye uko APR ihagaze n'ikibazo karenza abantu mve ko nta suspense irimo ni itangazo ekipe iravuga ko bakoze amakosa ntabwo ikeka ntabwo igaragaza ko bakekwa iravuga ko bakoze amakosa kandi afite ingaruka gravité y'amakosa amakosa yose ntabwo yirukanirwa sibyo amakosa yose ntabwo ahanirwa hari amakosa umuntu ataguhanira urumva ariko rero babahagaritse by'agateganyo ikika cya gatatu nugisoma neza ati nyuma yo kubiganiraho imbere mu ikipe hakanakurikizwa amategeko agenga imyitwarire y'ikipe ndetse n'amasezerano y'abakinnyi ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika abo bakinnyi bombi mu gihe cy'iminsi 30 icyo gihano kizatanga umwanya wo gukora iperereza ryigenga kandi ryimbitse mbere y'uko ubuyobozi bufata izindi ngamba by'agateganyo ntabwo bazi kubyandika barabizi bibeshye ariko iki kika cya gatatu nugisoma neza urumva ko harimo by'agateganyo bahagaritswe hari ikintu ngende mu gihe hagiye gukorwa iperereza hari ikintu ndimo gusesengura mutarimo kumva tugire dusoze iyi ngingo Kazungu nawe akore abakinnyi ntago ashaka kuvuga kuri iyi ngingo abakinnyi bakoze amakosa abakinnyi bakoze amakosa uko byemezwa
abakinnyi bakoze amakosa nk'uko byemezwa neza sibyo bahagarikwa mu gihe cy'iminsi 30 nta by'agateganyo birimo ekipi igiye gukora iperereza ryimbitse kugira ngo uzafate izindi ngamba zirenzeho yego ubwo no gufata ibindi bihano byisumbe cyangwa iki ni igihano muri iyo minsi 30 hari ibintu byinshi bishoboka bashobora kuzasaba imbabazi icyo ni icya mbere bashobora kuzasaba imbabazi bakagaragaza n'ingamba zo kutazabisubira bakababarirwa icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri abakinnyi ekipi ishobora kuzabona uburyo bworoshye bwo kubirukana ikabirukana kuko amakosa bakoze ni amakosa ari grave ubundi iramutse biyoroheye kubirukana yabirukana sibyo icya gatatu ekipe ishobora kuzasanga nta buryo bwo gutandukana nabo mu buryo buboroheye urumva bagakomeza kubahemba badakina nabyo birashoboka kugeza amasezerano y'abarangiye sibyo kubera ko wenda kubirukana byayihenda kurushaho ibyo rero ni umuntu uzi iby'amategeko ya FIFA ibyo ni ibintu byinshi bishoboka ahanga ati kimwe mu bintu amakipe yacu akora bitari byo ati nibaza cyabananiye kucyumva ni uguhagarika abakinnyi cyangwa abatoza hashingiwe ku mategeko y'igihugu runaka ibyo bintu by'ayo mategeko ntaho wabijyana muri FIFA nta n'uwabyumva FIFA ifite LSTP yayo igena ibyo byose umukinnyi utari mu nzego za disipurine za federasiyo CAF na FIFA iyo ubahagaritse uba wikururiye imanza nk'ikipe utazikuramo sinzi tuzumva ko imanza z'abakinnyi n'abatoza iyo ikipe yabahagaritse ku kigero cya 90% ibizatsindwa kugendera ku itegeko ry'umurimo ni ukwibeshya iryo tegeko ntabwo waritwara muri FIFA cyangwa CAF guhana umukinnyi umuha suspension ni ibintu bikwiye kwitonderwa FIFA yamagana byimazeyo ibihano birimo kubuza umukinnyi gukina kwitoza uburenganzira bw'ibanze bw'umukinnyi gukina no kwitoza ntago izo suspension ngo izemera urumva gusa ibyo ni ibyacu nta hantu aperi yanditse ko yabahagaritse ishingiye ku itegeko ry'umurimo karenzi nyamukandagira uko uyizi icyo navugaga kare ntabwo nacyemezaga ariko usesenguye aperi uko uyizi abakinnyi bazongera gukina undi mukino muri aperi biragoye jewe basabye imbabazi Rikari sinzi uwo bavuganaga sinahamya niba ari umukinnyi cyangwa ari arundi uribuka ko Rikari yavuze ko yanyoherezaga message ziri mu gifaransa kugira ngo mufashe kuzishyira mu kinyarwanda urumva kuko Rikari ntago yumva igifaransa uwanditse yaravuze ngo ibi ngiye kugusobanurira urumva ndibuka mu byo nasemuye ibi ngiye kugusobanurira nibiramuka hagize ubihuza n'umukinnyi azaba abaye futi nuko yabyanditse mu gifaransa urumva sinzi niba ari manager we cyangwa niba ari umukinnyi wandikiranaga na Rikari cyangwa niba ari undi ariko harimo iryo jambo ngo futi nihagira n'ubihuza n'umukinnyi nko kuvuga ngo nibigaragara ko byaturutse ku mukinnyi hazaba tubambishije bizaba birangiye urumva iyo message ndayibuka sinzi niba nyine ayifite urumva ubwo rero ihangane urumva ko ari byo n'ubundi bibaye bari babyeretswe oya no nso ubundi wakumva ko byageze mu itangazamakuru byavuye kuri bande ariko uko bo babivuga abakinnyi bavuga ko atari ubu imibanire mibi n'abafite aperi mu nshingano uyu munsi bitangiye murabyumva Lorenzo ni ibintu bo bavuga ko bari basanzwe babamo bari basanzwe babamo ndetse ku bwabo bavuga ko bitabatungura ibirimo kuba ko bitabatungura ndavuga mu kanya ndetse hari n'igitekerezo cyo gusesa amasezerano yabo muri Mercato ishize kuri abo babiri
ariko ntibyaba uruhande rumwe rwo muri APR ruvuga ko bakenewe ariko hari igitekerezo cyo gusesa amasezerano yabo bakarekurwa urimo urabyumva so bo bavuga ko ari ibintu bimaze iminsi icyo navuze tutahagararaho uyu munsi jyewe ntahamya nuko nashingira ku by'abakinnyi bavuga ko batakoze amakosa mu Misiri ariko nasesengura njyewe mbabarire uko mbyumva ntago numva icyo gutegurwa cyo sinyemera keretse habonetse ibimenyetso koko nta n'ibyaboneka cyabaye basohotse njyewe sinakwemera ko piramide yatsinze 2-0 APR hano yajya gutegura umwata kutabanza mu kibuga utekereza ko icyo bishoboka gusa icyo ni kimwe hari n'ibindi bishoboka watanga n'amakuru ariko hari ibindi bishoboka urugero ndaguha urundi rugero kuko nta muntu uzi icyabaye basohotse nabo bahuye nabo umuntu abatekereza ngo ibyatugiraho ingaruka bakora basohotse ni ibi icyo cyo kuba bategurwa ni kimwe kandi ushobora kutabategura ukabanyuraho utegura ahubwo ukabatumaho abandi nabyo birashoboka icya kabiri ese Karenzi ko betting uzizi ko nazo zitegura muri abantu bategura imikino kampani za betting zitegura kurusha n'amakipe akeneye amanota sibyo Seydou ni umukinnyi ubanza mu kibuga sibyo yabanje mu match yeruka Seydou ni umukinnyi watsinze niwe mukinnyi wa APR watsinze Pyramide igitego mu mikino baheruka guhura sibyo Mamadusi yabatsinze igitego i Kigali ntiyabanje mu kibuga ariko hari probability ko yanabanzamo cyangwa se atanabanzamo biragoye ko ari kumara umukino adakinnye abategura match mu buryo bwa betting babetinga ibintu byinshi babetinga amakarita Seydou kumutegura ngo yiheshe ikarita birashoboka n'igitego kumutegura ngo yitsinde igitego birashoboka n'umukaseri Mamadusi kumutegura ngo yiheshe ikarita iminota yose yakina niyo yaba ari 15 birashoboka so umutoza na APR mu gihe umukinnyi yatorotse umwiherero bababujije bafite uburenganzira bwo gutekereza circumstances zose zakora kuri equipe ya APR wibuke kandi no on the pitch urebe no mu kibuga baratsinzwe muri mu gihugu étrange muri hanze mugasoka nono Mamadusi avuga icyarabu sibyo ashobora kuvuga icyarabu niba ushaka no gutegura umuzamu Pierre cyangwa se na Clement na Yunus nk'aba defenseur ushobora kutabategura mu mujyi wa Pyramide mu nyungu za Pyramide ukabategura mu kwitsindisha ibitego mu nyungu za betting ukabaha amafaranga abakinnyi baricirwa ngo bitsindishwe ese umukinnyi mwiza wo kunyuraho mu gihe ugiye kubategura uretse umukinnyi uvuga icyarabu bari mu gihugu kivuga icyarabu usibye Mamadusi undi mukinnyi mwiza wo kunyuraho usibye Mamadusi muri APR ninde ibyo birakwereka ko mu gihe abakinnyi mbere na mbere bakoze ikosa ryo gusohoka bazi implication bazi ingaruka zabyo zose equipe ya APR yemerewe gutekereza ibintu byose bishoboka byayigushamo urumva mu gihe abakinnyi basohotse twibaza ikintu kimwe simpakana ko abakinnyi bashobora kuba barabaye kuri menace kuva ubuyobozi bwa APR bwahinduka ntabwo mvugira APR birashoboka niba batatse umuntu ntabwo ataka ari kwitatsa ariko se niba ko kuzi ko batanakwemera ko ari wa mbere ukwiye gufata ingamba zo kwitwararika uzi ko batakwemera uzi ko bakuzengurutse harimo batakwemera bagushakaho amakosa ku cyero wa mbere mu kuyakora kucyo usohoka reka yavuga ko ngo batarenze gate kucyo ijyaho ngo babazaniye ngo delivery ije muri hoteli kugera kuri lobby kagera kuri reception bagahamagara mu cyumba iyo ko ari protocol isanzwe APR ijya mu mahoteli meza iyo ni protocol isanzwe erega niba barasohotse ikintu cyose kizababaho APR ifite uburenganzira bwo kubapinisa niyo abapinisa harimo nakakantu kuko wenda batanabemera harimo batabemera bafite impamvu yo kubikora abakinnyi batanze urwaho rwo kubibakorera oya baranatsinzwe ariko byibuka icyo kintu mu kibuga equipe yaratsinzwe abakinnyi barasohotse equipe irabyemeza ko basohotse bize ngo ifite evidence niba koko barasohotse equipe ikaba ifite evidence ikabitari isanzwe n'abemera yifuza no kubarekura APR yemereye kubigenderaho jewe urimo ibyo uvuga byose nibyo ariko banze wumve ibyo ndimo nkubwira ntago ndimo nsimbarara ko abakinnyi batakoze amakosa kuva ku munsi wa mbere navuze ko APR ikwiye gukora iperereza ryimbitse kuko nta na rimwe yaba mu itangazamakuru sibyo
yaba n'ahandi mu manza uruhande rumwe rugira ukuri hatumviswe urundi. urimo uranyumva neza? yego. So aperi ifite uburenganzira bwo gukora iperereza, ariko knowing the situation and what's going on right now muri aperi, mpagaze ahantu havuga ngo nanjye ndahamya ko amakosa abo bakinnyi bayakora, sibyo? ariko gravite byahawe, uburyo ikibazo cyabaye treated, ndahamya nashidikanya ko byashoboraga gukorwa mu bundi buryo, iyo wenda ashobora kuba atari aba bakinnyi, sibyo? uko niko nanjye mbibona mu kuri kwanjye. Yes, ko mbibona kuko basanzwe batabemera bakavuga ko bari kugikemura interne. Yes, ko mbibona ahubwo abakinnyi bananiwe kwimenya. Kwimenya gute? Umukinnyi wese iyo uvuze ngo kwimenya deja ubahaye indi stati. Iyo uvuze kwimenya ubahaye indi stati. Iryo jambo reka ndireti niba koko abakinnyi barasohotse aricyo aperi agende hibahana, nta kipe nimwe ku isi abakinnyi batoroka umwiherero AWOL bakagenda nta notice, nta ruhushya, ekipe iri muri etranje, ekipe yagiye gukina umukino uri kurusho nkuriya, abakinnyi bakamara nk'uko bivugwa, bakamara amasaha hafi 4 bari hanze nta ruhushya, ekipe yose wabikoramo. Ntabwo wabicika, urimo urafata uruhande. nyine ndimo narufata kuko nirwo bimeze, nirwo rwipronounce. ariko hano nta side y'abakinnyi twigeze uruhande rwo rwamaze kwipronounce, ariko n'abandi bari pronounce, abakinnyi bari pronounce. aperi abakinnyi ko bakoze amakosa, cyetse niba utibuka ibyo abakinnyi bavuze. aperi hamya abakinnyi bakoze nyine ariko umva n'abakinnyi ibyo bavuga. abakinnyi bavuga ko basabye team manager uruhushya, ntago batorotse ikipe. urumva umuntu ufite gahunda yo kujya kugambana. ariko abakinnyi bavuze ko njye nabonye message hano, abakinnyi bavuze ko basabye team manager uruhushya, aho bavuga ko yarubahaye. team manager bavuga ko yababwiye ko match nirangira amasaha bakurikiyeho nayanyu murasohoka. nta mukinnyi n'umwe uvuga ko team manager yamaye uruhushya rwo gusohoka, bavuga ko barumusabye kurusaba no kuruhabwa. Lorenzo genda gake, icyo nshaka kukubwira, abakinnyi basabye uruhushya ntibaruhabwa. yego, ntago batorotse mbere na mbere. icya mbere bakoze ni ugusaba uruhushya, banza ubyumve. njyewe ngusabye uruhushya kwanza nuko mfite ubushake bwo kukumenyesha aho ngiye n'icyo ngiye. byarashobokaga ko wanababwira ati turarubahaye ariko nimujyane n'akanaka abaherekeze, bijya bibaho. yego, sibyo? Yego, no muri Tanzania ngo byarabaye, babahaye uruhushya ariko bashyiraho protocol y'uburyo abakinnyi bari bugire bate, bari busohoke. iyo haza kuba wenda hari bonne foi, umukinnyi wakubwiye ko afite need yo gusohoka, wenda byari gushobora kuvuga ngo dufite imodoka hano ya delegation, turayibaha n'umuntu ubaherekeza, kanaka ubaherekeza, nimugende mukemura icyo kibazo mugaruke mushaka gukemura. iyo ni inzira imwe. urwo ntarwo bahawe, ibyo ntibabihawe. niyo mpamvu Karenzi musubize mu itangazo aperi tigeze ibashinje ikosa rivuga ngo baratorotse, bivuze ngo bagiye aperi bize, ahubwo mva ikosa uko baryise. baryise ngo, urumva, abakinnyi bari Mamadusi na Dauda basuzuguye nkana amabwiriza n'amategeko yari yatanzwe n'umutoza mukuru kumwe n'ubuyobozi. bivuze ngo ikosa si ugutoroka, bashobora kuba baragiye bizwe, ahubwo barababujije babirengaho, barasuzuguye nkana, basuzuguye. biragenda bisobanuka, niyo mpamvu aperi yabyise barasuzuguye. ariko abakinnyi uko babivuze, bavuze ko kubera icyo bari bakeneye nyuma yo kwangirwa gusohoka, babahuje n'undi muntu wari urimo ufasha ekipe. sinzi niba ubyibuka neza na Isa, muri message Rikari yavugaga hano, yavugaga ko team manager nyuma yo kubangira gusohoka yabahuje n'umuntu w'umwarabu hariya usanzwe wari urimo bafasha. urumva icyo bakoze ngo bo bakoze batumye delivery, sibyo? wa mwarabu hari rwo wa undi babahuje nawe kubera ko bimwe uruhushya rwo kuva kuri hoteli,
ibyo bashaka kujya kwigurira barabitumiza. Inzi niba byumva neza. Ndabyumva ariko harimo ikinyoma ku ruhande ntazi. Hari uruhande rufite ikinyoma. Kuko ntabwo scenario yabaragenze gutyo. Wazemo ikintu cy'amasaha angana gutyo. Iminota yo kuva kuri hotel. Iminota yo kuva mu cyumba cya hotel. Bakakubwira ko delivery yawe hageze. Tuvuge ko ugiye kwifata kuri gate. Ukayifata ukagaruka. Ntabwo ashobora kubamo implication y'amasaha angana gutya avugwa. Nta nubwo isaha imwe yabamo. Bivuze ngo uruhande rumwe muri izi zombi harimo uruhande rubeshya rufite ikinyoma. Okay. Harimo uruhande rubeshya kuko nawe ushaka kumbwira ngo we baguje n'umuntu uri bukuzanira ibintu. Umwara bufashe kipe. Sibyo? Nyatunizi. Ibintu arabizanye. Uvuye mu cyumba cya hotel ugiye kubifata. Kare tuvugishije ukuri. Wajya gufata ibintu bakuzaniye ugasubira mu cyumba. Kesi karemera gutya. Jewe icyo nemera Lorenzo. Abakinnyi hari amasaha icyo nemera. Iyi minsi 30 niyo ku ruhande rw'abakinnyi. Iyi minsi 30 yaba ari iki? Niba abantu barabuze. Hakaba hari n'ibimenyetso ko bamaze amasaha 3 Lorenzo. Tugende gake. Niba hari koko abantu barasohotse amasaha 3 bikaba bigaragara bifitiwe n'ibimenyetso. Nta rindi perereza waba ukeneye. Ariko none ukaba wakwibaza iyo umuntu musabye uruhushya akarukwima urwiha ku ngufu. Ariko ntago barwihaye uko babivuga. Bavuga ko batasohotse hotel. Ahorone bikomera uruhande rumwe. Bagumye ko bavuga ko bagumye muri hotel. Niyo mpamvu uruhande rumwe. Itangaza ari mu ruhande rw'ikipe. Niyo mpamvu uruhande rumwe rugomba kugira ikinyoma. Hari uruhande rubeshya karenze. Abakinnyi niba bavuga ko batasohotse mu gihe cyo kwimura uruhushya batumye bakajya gufata delivery bakagaruka muri hotel. Niba ruko babivuga. Niba koko ariko byagenze. Abakinnyi bararenganye kandi nyuma yo kubahana bazabivuga. Abwibyo sale star verify. Bande bazabivuga. Ariko muri minsi 30 ariko oya n'abakinnyi barabeshye. Nibirukanwa bakabivuga se bizaba bivuze ko ari ukuri. Ntabwo bizavuga ko ari ukuri. Ubundi tegereje ko baza 30 niyo kumva uruhande rw'abakinnyi. Icyo kintu muri kukirengagiza. Tegeza ko batigeze barwumva. Kuko muri iri tangazo twabonye umutoza n'ubuyobozi bukuru kuba ko iri tangazo risinywa na chairman. Iri tangazo risinywa na ntabwo hari mu ruhande. Iri tangazo risinywa na chairman. Lorenzo. Abakinnyi n'abikipe. Lorenzo ndamubaza ikintu cyoroshye. N'abakinnyi na chairman barumvisha iby'umutoza gusa batarumvisha uruhande rw'abakinnyi. Kuki bagiye gukora iperereza ryimbitse Lorenzo? Ini ikipe y'ingabo z'igihugu turabizi ubutasi. Turabizi iperereza ry'ingabo z'igihugu ko urwego riba ririho. Ubu rambwira ngo umwanzuro mutoza na team manager Fande Kavuna babijyaniye chairman afata umwanzuro wo guhagarika abakinnyi iminsi 30 bakora itangazo ryo gutangaza ko babahannye batumvishe verisiyo kare nawe dukoresha common sense bagiye gukora iperereza ryimbitse ntabwo bakora iperereza ryimbitse ku ruhande rumwe bazarikora ku mpande zombi bivuze no kubahana bahannye bakoze iperereza ku mpande zombi ntabwo equipe ya PFC yafata abakinnyi babiri bakina batavunitse bakina ingwi bahane itazi impande zombi cyabaye ibyo nako bishoboka hano uruhande rw'abakinnyi ngicyo uko mbibona ini ikipe ingabo z'igihugu uruhande rw'abakinnyi ntabwo baruverifie bihagije na brigadier general ntabwo ashobora atafashe impande zombi Lorenzo hari icyo utarimo kumva ntabwo tuvuze ko batumvise impande zombi buriya koca niwe muyobozi w'ikipe wa mbere yego turabyemeranyaho ndabyemera niwe boss deja kuba ari kategori kavuga ati abakinnyi n'ababuza amasaha ya ni amakosa ubwabyo birahagije ngo abakinnyi bahagarikwe kuko umutoza afite n'uburenganzira bwo kubahagarika ntabwo bihagije oya yabahagaritse hanze yabahagaritse ku mukino ariko iki ni igihano cy'ikipe gitangajwe utekereza ko umutoza waramutse akoze amakosa niba afite iyo power wahanwa nande ntanwa n'ikipe n'ubundi umutoza yakoze amakosa ntanwa n'ikipe ni gute wambwira ngo umutoza ngo niba ari kategori kavuga ngo narababuze so narabahaniye n'ikipe gahita bahana ntabwo ikipe ishobora kuba hari ikintu ko byagenda kose abakinnyi bisobanuye nticyumvikana bashobora baratanze ukwisobanura kwabo ikumvikane bagasanga kuri fotif none si iperereza ryazagaragaza ko bafite ukuri ko harimo iperereza iperereza riramutse ritazagaragaza byaba situation yaba ari mbi kurushaho uko umutoza na team manager wakwirukana icyo rero turimo dupfa nawe no kuri wemeza ntabwo ndimo nemeza ndimo ndasubitanga ndimo ndasengura ibyo club yatangaje yes ariko nayo yatangaje ko harimo iperereza ntabwo ari itangazo ry'umutoza karenzi ntabwo ari itangazo ry'umutoza icyaba cyose bizatangaza Lorenzo club nayo yatangaje ko igiye gukora iperereza siko bimeze ryimbitse siko bimeze bivuze ngo hashobora kuza n'izindi verisiyo kubakiri cyane kuko nibo bari cyo nemeranya nawe no kuri kategori uvuga uti APR ya confirmie
biranashoboka ko ari byo ariko kuba ubwayo yanditse ko igikora iperereza nuko hari indi room yo kureba iyindi side ya coin otherwise yaba kwirukana abakinnyi aperi ifitiye ubushobozi ikabishyura bakagenda mu gihe ibona bafite discipline itihanganirwa siko bimeze ibyo ni ibintu bisanzwe ku isi yose abakinnyi babe discipline babaho bakananirana bakanirukanwa icyo twebwe tuvuga ni kimwe abakinnyi n'ab'ikipe abakinnyi bafite amasezerano bafite uburenganzira ntabwo hakwiye kugira urengana niyo bafite amakosa bayahanirwe si n'iminsi 30 nibashaka babirukane burundu mu gihe bakoze amakosa ntibaba babaye aba mbere hari abakinnyi birukanwe muri aperi batanakoze amakosa bazira umusaruro gusa oya ni bisanzwe 16 kipe yirukana umukinnyi yazira cyane rwose ikamwishyura akagenda umusaruro gusa bati nitwishimiye umusaruro wawe bakabirukana nkanswe noneho uwakoze amakosa bazabirukane niba bahamwa n'amakosa ibyo rwose ntawe ukwiye no kubigira icyo bivugaho ariko nibasanga barengana ntibazarenganwe ku zindi mpamvu ku zindi nyungu z'abantu bwite kuko jyewe nta source njya nsuzugura iyo uhuje dots ibitavuze ikitabaye rimwe dufitanye ibibazo n'akanaka kubera impamvu imwe ebyiri eshatu iperereza rikwiye kureba ibyo byose ngo aba bakinnyi n'abe discipline bameze gutya ku mpamvu izi n'izi ariko se icyo nshimira aperi ni kimwe nuko nibura utayisabye iminsi myinshi ngo yipronounce at least iyi ni communication vraiment ni no gukura abafana mu rungabangabo no muri doute kuko iyo bikomeza kuba gutya nta habaye bese baritoze se nibitoza byari kuba ari bibi kurusha ariko aperi uko niba yiprononceje gatanga itangazo abakinnyi bakamenya ibihano byabo bagatangira nabo gutangira na procedure amagari zo gutanga ibimenyetso bafite hari byisumbuyeho bashobora no gusubira inyuma kuko niba harimo rockirance bashobora no kureba n'ibindi byari byarabanje imibanire yabo n'ababashinja amakosa nibyo nkubwira bakaba babitangamo nk'ibimenyetso bati dore n'iki gihe byagenze gutya nyamara dohozwa ku nkeke ubundi au départ kuki dusaba uburenganzira ntitubuhabwe kuki dusaba uruhushya ntituruhabwe bafite uwo mwanya ariko at least Brigadier General Deo afande kuduha itangazo risinye ririmo details ritarimo confusion I appreciate it que ça dure bikomeze uko rwose kuko ntabwo ashigiye kirekire bavuyeyo ni iminsi mike rwose bavuyeyo ryari bavuye kwa kangahe bavuye ku cyumweru bavuye kuwa mbere turi kuwa gatanu nta cyumweru giciyemo njye navuga ko vraiment kuri communication njye mu bintu nshinja najyaga nshinja apere mu myaka yashize communication hakaba ikintu bakakireka muri suspense abantu bakizengurukaho wabaza ntibabwire icyo bivugaho at least kandi burya institution ikiriho n'abafana barabizi ikipe yabo ni APRFC ikipe yabo si Mamadou CFC si Seydou Daouda FC abayobozi bafite inshingano zo gutekereza APR ibiyiteza imbere kuyikiza ibiyisubiza inyuma ntabwo ntekereza ko Brigadier General de wagiye gusinyira itangazo atabanje gukonsulta abakuru bamukuriye muri ikipe high command y'ingabo general CDS Baraka Muganga chairman umuyobozi w'icyubahiro wa IPR General retired James n'izindi nzego wenda tutajya tumentioninga ntabwo ntekereza ko ikintu bagikora batabanje konsulta ibukuru bivuze ngo icyemezo kivuye muri iyo command uko byagenda kose ni cyiza kuri aperi nicyo kigamije ibyiza kuri aperi kuko nk'ubu byaba ari ishyano turamutse twongeye kumva mu ejo bundi aperi guhatanira igikombe cy'amanoni cya shampiyona cyangwa mbere ya derby boom abakinnyi bakerewe basibye imyitozo nuri ni amazina Seydou Daouda na Madusi burya ibyo bintu biramutse bibaye inshuro nyinshi nibwo aperi yabiri kugenda igaragara nk'ikipe itayobowe neza ariko at least niba hagaragaye ikibazo
kiri recurring kigenda kigaruka fo fracasser iyo ni ikipe ya PRFC twaganiraga cyane bijyanye na update bari batanzeho itangazo rigenewe abanyamakuru ariko n'abafana of course kugira ngo bamenye ko bihagaze ku bakinnyi bayo ndetse n'ikipe akaba ikomeje imyitozo hariya kuri stade Shyorongi Kirenga niho bari gukorera bitegura igaruka rya shampiyona ya Rwanda Premier League.